Jarike ari conference Rayon Sport yatangaje ko ndi kuyikorera ariko murabona conspiracy abantu bavuga Jarike n'umunyamakuru mukuru n'umunyamakuru yo buri kiganiro cya BNBF Lorenzo niba wemera ko arimo kunshinja ko ndi kwandika tweet za Rayon Sport umwaje muri telefone yanjye azisangamo niba wemera ko kusukunyataka kare anze nyumve ibyo twarimo mu kanya n'ibyo ugaruye kandi rwose Lorenzo manuri tangazo wamaganiye kure byamaganiye kure ibyo namagana amaye congratulations nuko abanyamakuru banini nemera nizera bari kumpamya nk'umwanditsi mushya kumugaza Rayon ariko se Lorenzo wabaye proud yabyo kugeza bane ntabwo bishoboka mbe proud yabyo gutakaza kugeza bibaye ukuri ariko sinigeze nkifuza sinigeze ngasaba nyine umva nkuko abanyarwanda iyo batwara iyo rigora bivuze ngo yego nibyo niba uri kuninura babitwara ariko nanone abanyarwanda iyo bisobanuye bumva uri ndisobanura none se ko atari icyaha bagiye kuzangerekaho n'ibyaha ngo Lorenzo abirinduye ngabo si ibyo se bashaka nyine niba yo gutera si ibyo bashaka none se bigeze kuva ngo Karenzi ngo giye kuba yisigiyoferwa Karenzi oya yaje ari kumva ukuntu ambwiye nese Karenzi ngo bari bamuhaye amakuru ko nabaye DM wa Murera ngo ntabwo ngo bari bamuhaye amakuru muhiki mubwire ko ari wasiri rero nabyo mubwire se ni gishinzwe kumuha amakuru ariko mwibyo nibyo gishinzwe kumuha amakuru se twavuga mu kanya RMC nibyo conspiracy nose kucyatambashije yari yakubaza se ari kujya kunkora ingauti kumwahuranya bakucyatambashije this conspiracy nibyo twavugaga kare ndabaje Jarike baguhakinze ngo kubera iki se mwese biwanditse ni wabyanditse ngo yego kubera iki uri kuma felicitation yiki ngo bambwiye ko abaye DM wa Rayon Sport bande hari umuyobozi wa Rayon Sport bikubwiye je ubwanjye ndabikubwiye ibi nibyo turimo inzego zibe zibireba nyina tabaza inzego iyi campaign yo kunteranya n'abantu ntabwo ngiye mbyemera iyo message ya Matici ndabatabaza inzego Matici aranditse ngo wasiri ni urimo kuzikoresha ubu nona ubu niwe asongereza cyane that's it ni urimo kuzikoresha ubu none se Jarike mbere uko mvuga ko nabaye umuvugizi wa Rayon Sport kwazi gakwaya kwazi Abdara yabaje yamubwira ko ari nge babishinze mbere ko ajya kunyereka ku mbuga nkoranyambaga icyo nicyo kibazo wakwibaza tujya tuvugisha ukuri what is this ibi ni ibiki abantu baga umuntu yubaye yemera urabona ko conspiracy actually irimo abantu benshi cyane ubu sibi bitandukaniye n'abantu bagiye kwicara ubu nabura gute gutekereza ko Jarike wari wagiye kubwira abari n'indasi ngo bavuge ko ngiye gusimbura ngabo ari kubivuga kuri radio ari kubyandika ku mbuga nkoranyambaga kukirwa n'abantu ibihumbi 280 ari kuma felicitation ako nimba bamuhakane wenda natekereza ko ari ujya gutuma bari bose ngo wirirwa bantuka ngo ngiye gusimbura ngabo unagambaniye ngabo yengize ngo yagiyeho byibeshye ko yibeshye ndamwandikiye ndamubaza bite brother is this genuine ibi ni wowe ubyanditse ntiyansubije ariko nibyiza ubwo wagusubije ubwo wenda ntiyari afite icyo ansubiza ariko itangazo rero ibintu bibaye mu segonda rimwe se ngiye telefone yanjye inzego zibishinzwe zemere kwiverifia ngewe ndiyama abanyamakuru bari kunsiga icyasha sinigeze mvuga n'umuyobozi wa Rayon Sport n'umwe gasabye cyane gwakase ntanako nifuza muri Rayon Sport ntanako nifuza ariko bamaze iminsi babesha abantu ngo nagambaniye ngabo Robeni ngo ndashaka zike none bari kubikonfirma ku mbuga nkoranyambaga ngo nigire kwandika mbuga za Rayon Sport umunyamakuru munini nka Jarike amagana nge ndumiwe nge nari amagana ngiye muri shock nge ntabwo nge Jarike arabimamirije ko ari kuyiposting barashaka inkuru itaba topic ko rero calling out fake news lies inkuru ibe ko Lorenzo yasimbuye ngo bari kwandika mu mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport get out nizange zarananiye sinzi ukoresha social media cyane nizange sinya posting aho kenshi hanze za Rayon Sport ngabo akazi yakoraga kuri izi mbuga nje nari umufana we muri aka kazi ko kwandika ko yabikoraga neza cyane malgré ibindi byose byavugwa hanze ibyo yavuga kuri radio ariko muri aka kazi ngabo arabizi ko namwapreciaga cyane derife mu kazi akora k'amafoto arabizi ko mwemera wasira akazakora kuvugira abafana arabizi ko mwemera sinjya n'igindi misinya nca ku ruhande kuza rero gutuma ibyo Rayon Sport irimo kurekana ama fake news irimo kuvugwaho biba outshadowed
ya Lorenzo ko Lorenzo yabonye akazi muri Rayon Sport asimbuye Ngabo Robben ariba topic you will not catch me kandi nimpfa ntago nzicwa n'ibinyoma byo mu itangazamakuru ntabwo byica nta kinyoma muzanyandikaho muzamvuga ko kizanyica uzabinyomoza ninshake sizabinyomoza Imana izabinkorera nta kinyoma kijyana umuhoro ngo kiteme umuntu kinyoma ntikica ibintu byose muzamvugaho nzazinduka mu gitondo nzaho kazi this is ridiculous ariko uburyo cyari itangazo turisoma bihuriranye no urabona uyu muriro njye barampakinze kuri X yanjye uko baryohereje Karenzi inbox niko nawe wese wayishyiraho niko nanjye besandaga kuri ubwo nibashyiraho ibindi ariko twumvikane Rore rwose ntitugahe importance ibintu bitari byo niba bashaka bavuge ko ari Karenzi waryanditse n'ubundi basanzwe bavuga ko nyobora ngoreyo niba bashaka bavuge ko umukozi wa Rayon Sport atonda ku kazi ubwo bazakubona utonze ku kazi siko bimeze birumvikana bazagufotore uri mu kazi ka Rayon uri mu gukora bakagwaye abantu wabyo rero ntibituriro Scovia yavuze ko hari ingingo y'amategeko ya RMC haribuza abanyamakuru imikino kubibangikanya n'akandi kazi ko kuvugira amakipe ibyo ndabizi usibye ko nta na offer ya Rayon Sport mfite ariko amafaranga ya Rayon Sport ihemba muri aka kazi siyo nkorera kandi ntibibangikanwa sibyo nisumva ibyo bintu bishoboka oya nabiha ngabo se ko yahisemo akakavaho nashyiraho itangazo ngo hari umuntu umbwiye inde ibireba ko abareba bavuga ko ari Wasiri aho ngaho asohoke twitabire Lorenzo twumvikane sibyo inkuru ntago igiye guhinduka ngo ibi hakuveho ibyo Reyo yavuze bibi inkuru ko ari Lorenzo wabyanditse abantu bo muri Reyo arimo n'umuvugizi wayo babwiye abareyo n'abanyarwanda ko Wasiri ari ushinzwe imbuga nkoranyambaga uri mukora by'agateganyo atari Lorenzo akazi Ngabo yakoraga ibyo bintu bisobanutse niba nabona ko agashoboye akagumane cyane rwose agakora ibyo ngo ashyushya abafana ngo ujya yabifatanya byose yabikora byombi imbuga nkoranyambaga Wasiri umuvugizi Gakwaya niba rero wanditse akakongereza keza mbonye ashimira Ngabo n'ibindi yabishobora abikomeze sibyo ku kinyarwanda kigororotse tubonye hano ndico nkeneye ijambo kurindi ndashaka kumva umuvugizi ambwira kuri authenticité y'iri tangazo mbere yuko abantu bashaka kuba barimo babikora badashaka ko barimo bayobya uburari abantu bakora attention ku itangazo bajye ku wari bajye kuri Lorenzo nabyo bahindure bajya handi none hano barangarire kuri Lorenzo ntahuriye nabyo aho kugira ngo namubonye Olivier Gakwaya mubonye kuri telefone mwaramutse neza Olivier mwaramutse neza Karenzi ni amahoro ni amahoro muri Rayon Sport mumeze neza murimo muritegura neza umukino mufitanye nta kibazo kabisa na polisi mu kanya nta kibazo tumeze neza imyiteguro imeze neza kugeza kuri uyu munota abafana ba Rayon Sport baze kuyireba urabizeza intsinzi nk'umuvugizi niko bimeze tumaze iminsi turi mu myiteguro ikipe irimo iragenda imenyerana ikintu babanza mu kibuga barimo kugenda bamenyekana bagaragara igihari ni uko ubu ngubu tuvugana nta rujijo rukirimo no kubatoza okay Olivier ikintu gitumye tuguhamagara mu kanya wari ubwiye na Isako Wasiri ari urimo ukora ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport asanzwe ari umuvugizi w'abafana hari itangazo risohotse mu kanya rijya hanze mbere yo kujya ku mbuga nkoranyambaga ari nabyo ngira ngo biteye confusion iryo tangazo ni irya Rayon Sport riri ku mbuga za Rayon Sport ku buryo buri officiel cyangwa baba hakinze cyangwa se ni byahimbwe bitari byo icyo navuga ntabwo iryo murimo kuvuga sinaribonye ariko iryo tuvuga ni iryo mwamagana amakuru yatangajwe n'umunyamakuru wa Radio Rwanda yes iryo ngiryo riri ku mbuga za Rayon Sport ubu ngubu tuvugana ni iryanyu ni irya Rayon Sport ryasinywe n'abayobozi ba Rayon Sport cyane umuyobozi wa Rayon Sport Murenzi Abdallah ararizi cyane aha ubwo twarisoma ubwo noneho riri genuine ubu n'ubunyamwuga kubanza kubaza n'ubunyamwuga rwose unungu urebye kuri Twitter Rayon Sport ririho
yego kare ko bidasanzwe Olivier ko bidasanzwe bamumbarize kuki batari gushyira no kuri Instagram kuki bitari kuri Twitter ngo ko bitari ku zindi mbuga so ntabwo nkoranyambaga bafite access urabona ikibazo cyabayeho nuko ihererekanya bubasha ririmo riraba muri aya masaha nabwo nyine n'iryo tangazo ryasohotse ubu ririmo riraba hagati ya Ngabo Robin na Wasiri ryaba kuva nko mu masaha ya saa 4 baragenda ariko kandi Ngabo akaba ari no mu kandi kazi ke bwite arimo aramuha amakuru za password arimo n'ubwo byo gukorwa ubwo niyo mpamvu nibaza ko bitarimo kugaragara ku zindi mbuga nuko ubwo atabimuhereye rimwe byose ariko iryo tangazo ryihutsigwaga niyo mpamvu ubona ryagiyeho kuzuye abashije kuba arimo gukoresha ariko no ku zindi mbuga biraza kujyaho muravuga ko mwatandukanye cyangwa se mwamagana amakuru yatangajwe n'umunyamakuru wa radiyo Rwanda Rugaju Rigani ku bijyanye n'umukinnyi Serumogo kesi ya Serumogo ubundi abakunzi bareba barimo batwumva ubu nonaha imeze ite amakuru yatangajwe mutishimiye n'aya urabona Serumogo ni umukinnyi wagiye mu gihe cya Amerika yo mu kwa mbere ariko mbere yuko agenda ngira ngo hari hasanzwe hari n'ikibazo cy'imikinire uburyo yakinaga performance ye itari yishimiwe n'abakunzi ba Rayon Sport ariko ubwo hagati aho ngaho yari asanzwe nyine ari n'umukozi n'umukinnyi wa Rayon Sport nk'uko bisanzwe yari afite amasezerano y'imyaka yari asigaje umwaka umwe n'igice noneho icyabayeho rero nuko iyi performance ye mu buryo itagenze neza nawe yabonye offer abonye offer yifuza ko aganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport yego muri uko kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nabwo hari ibyo bwari bumurimo kugira ngo amafaranga agera kuri miliyoni nk'icumi yifuza ko we yakumvikana Rayon Sport akagenda hanyuma ntacyo abajije Rayon Sport na Rayon Sport ikamurekura nawe akajya muri Sudan nk'uko mwaka donc amafaranga mwari kumugurisha agahwaniramo n'ideni rya miliyoni 10 mu mufitiye amafaranga twari kumugurisha ntitugire icyo tumubaza ariko nawe akaduhebera ayo mafaranga yari afite tumufitiye miliyoni 10 okay ubwo mwakoze bata deal yes ibyo rero mu bwumvikane twagiranye twabyumvikanye gutyo kuko n'ubundi n'umukinnyi twagomba kwishyura ayo mafaranga miliyoni 10 umukinnyi muri umwanya wari muri performance mbi umukinnyi utari wishimiwe n'abafana n'umusaruro we ku bwacu rero kandi no tubona ko turimo no kubona n'undi mukinnyi wamusimbura ukiri mutoya nawe udusaba amafaranga ari munsi ntabwo ari munsi yayo mwari kwishyura twari kwishyura Serumogo hanyuma turicara turaganira duhuza izo deal zombi tubona ko yaba ari inyungu kuba twamurekura tukazana Obed kandi tutabihinduremo kuki rero munyomoza ntabwo dusanzwe tubimenyereye kuri Rayon Sport muratekereza ko mufite ibimenyetso bihagije bigaragaza ko ibyo bintu byakozwe turabinyomoza tunasaba n'umuntu wese wumva ko afite ibyo bimenyetso yahagararaho agakomeza kubwira abantu ko ibyo twatangaje bitari byo we ko yagaragaza ibiri byo afite kuko ntabwo bisa neza urumva umuntu ukwifata akavugira ku gitangazamakuru cy'igihugu akagaragaza ko ubuyobozi buhari burimo kuvuga gutanga amakuru atari yo arimo ibinyoma ibyo byo ntabwo dushaka kubyihanganira mpamvu tunyomoza tunasaba ko n'ibindi bitangazamakuru byaba biri mu murongo rwose byagaruka mu murongo mwiza bikajya bitangariza abantu amakuru y'ukuri kandi amakuru bafitiye ibimenyetso okay murakoze cyane Olivier murakoze nawe Olivier umuvugizi abitanze yemeje ko umwanditsi mushya wa Siri ko arimo anahabwa ibisabwa byose na Ngabo kugira ngo akomeze akazi ariyo mpamvu ibyo rero ntibikwiye kuba inkuru ngo abantu batangire kutudeviya so reka tuyisomere batujyane ko inkuru igiye kuba ari Lorenzo